nizereko mumeze neza ni Clarisse bisanzwe. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu wakipima ko utwite ukoresheje pregnancy test. Tugiye kureba uburyo wakipima ko utwite wibereye mu rugo, nta bintu byinshi bigusabye, bitagusabye kujya kwa muganga cyangwa se ngo bigusaba umwanya urenze. Icyo biri budusabe hano ni agatesite turi bukoreshe dupima inkari zacu. Icya kabiri turi bukenere ni inkari kugira ngo tuze gupimamo wa musemburo witwa human chorionic gonadotropin, uboneka mu nkari z'umugore cyangwa se umukobwa utwite. Uyu musemburo urekurwa n'agace ko ku ngobyi y'umwana kitwa placenta, noneho ukiyongera mu mubiri mu gihe utwite. Rero kubera ubwiyongere bwawo, iyo utwite ugapima mu nkari zawe uhita ubona icyo twita positive, cyangwa se bivuze ko wa musemburo uba uri mu nkari zawe. Mbere yo gupima za nkari zacu rero, kuri aka gatesite haba hariho umurongo wanditseho max, uba ugomba kutarenza kuri uwo murongo. Mu gihe urimo gupima inkari, winjiza neza aka gatesite mu nkari zawe, ariko nturenze kuri wa murongo wanditseho max. Ucengeza neza agatesite mu nkari, ariko nanone nturenze kuri wa murongo wanditseho max cyangwa se maximum. Ntabwo ugomba kuwurenzaho ngo inkari zirenge hejuru ya wa murongo. Uwushyiramo ugategereza akanya gashobora kugera nko ku munota, noneho ukareka inkari zikazamuka. Uko zigenda zizamuka ugenda uzibona ziri mu ibara rya pinki, noneho ugategereza iminota 5, noneho ukaba wasoma ibisubizo. Iyo rero ubonye umurongo umwe, biba bivuze ko ari negative, cyangwa se ko wa musemburo wacu HCG utari mu nkari zawe, bivuze ko rero udatwite. Igihe rero usanze hajeho uturongo tubiri, bisobanuye ko ari positive, cyangwa se ko umusemburo wacu ari wo HCG uri mu nkari zawe, ari byo bivuze ko utwite. Hari rero igihe usanga ibi tuvuze byo kuvuga ngo umurongo umwe usobanuye ko udatwite, cyangwa se imirongo 2 ivuze ko utwite, ibi hari igihe bitaba byo. Igihe tesite yawe cyangwa se agapimisho urimo gukoresha gafite ikibazo. Hari igihe usanga agapimisho kawe cyangwa se tesite yawe yararangije igihe, ni ukuvuga yarapfuye, yararangije igihe yagombaga kuba irimo gukora neza. Rero ikintu kizabikwereka ni uko ubusanzwe iyo tesite ikora neza, iba ifite ahantu akareta cyangwa se akanyuguti ka C cyangwa se C, ariko kitwa control. Noneho rero iyo tesite yawe ikora neza, kuri iyo C cyangwa se kuri C hazaho umurongo. Igihe cyose upimye ikintu runaka, iyo tesite yawe ikora neza hazaho akarongo. Noneho haba hariho inyuguti ya C n'inyuguti cyangwa se C ndetse n'inyuguti ya T. Rero mu gihe tesite yawe idakora neza, nanone usanga kuri ya nyuguti ya C cyangwa se C nta kintu kigeze kigaragaraho, ukaba utabona ko wigeze upima ikintu na kimwe. Ikindi gihe uzabona ko tesite yawe ipfuye, ni igihe kuri ya nyuguti ya C nta murongo wigeze uhaza, ahubwo ukaza ku nyuguti ya T.
ibyo nabyo bizakwereka ko test yawe ipfuye. Urumva rero ko byoroshye cyane, ariko reka duse n'ababivuga mu ncamake. Kugira ngo wipime ko utwite uba ukeneye agatesite uri bukoreshe upima inkari zawe, noneho ukaba ukeneye nanone inkari. Ni byiza ko wakoresha inkari za mu gitondo kuko nibwo uba umaze igihe kinini utarya cyangwa se ngo unywe, noneho bigatuma inkari wihagaritse ziba zirimo wa musemburo mwinshi cyane ugereranyije n'ikindi gihe cy'umunsi, cya gihe uba wanyweye ibikoma cyangwa se amazi, bigatuma wihagarika inkari zirimo amazi menshi. Rero ni byiza ko wakoresha inkari za mu gitondo. Rero igihe umugore adatwite cyangwa se umukobwa adatwite, ntabwo uyu musemburo uboneka mu nkari ze, ari byo twita biba ari negative. Iyo rero ufashe ka gatesite ukagakoza mu nkari, ubona ibisubizo. Noneho rero kugira ngo usobanukirwe ibisubizo, urareba hano kuri tesite yacu. Aha rero niho barebera ibisubizo. Haba hariho inyuguti ya C ndetse na T cyangwa se C na T. Iyo C ivuga control, noneho T ikavuga test. Igihe cyose upimye ikintu gisukika ugakoresha aka gatesite, iyo tesite yawe ikora neza uhita ubona kuri ya nyuguti ya C hajeho akarongo. Ni ukuvuga ngo igihe udatwite cyangwa se igihe upimye ikindi kintu cyaba amazi, tesite yacu irimo gukora neza, aha kuri C hahita hazaho akarongo. Noneho kuri T ariyo tesite izazaho akarongo igihe noneho muri cya kizamini cyacu turi gukora harimo wa musemburo turimo gushakamo. Ari byo bizaba bivuze ko utwite, kuko wa musemburo uzaboneka mu nkari igihe umugore cyangwa se umukobwa wacu atwite. Rero noneho ni ukuvuga ngo niba tugiye gusobanura ibisubizo, nusanga hari akarongo kamwe konyine nyuma yo gutegereza ya minota igera kuri 5, ugasanga ka karongo ko kuri C niko kakomeje kuba muri tesite yawe, bizaba bivuze ko nta musemburo uri mu nkari zawe cyangwa se ko udatwite. Noneho igihe uzasanga kuri T cyangwa se tesite hajeho akandi karongo ka kabiri, bizaba bivuze ko ari positive cyangwa se ko utwite. Ikindi noneho ni igihe tesite zawe zidakora neza, ushobora gusanga nta murongo n'umwe wigeze uza kuri tesite yawe, cyangwa se umurongo waje kuri T gusa. Ndizera ko mwabyumvise kandi ko mwabisobanukiwe. Uramutse ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo, wagishyira muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp urimo kubona kuri screen yawe. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Bye.